Muraho neza? Uyu mwanya tugiye kuganira kuri nyirabayazana y'urupfu rwa Musabyimana Gloriose uzwi ku mazina ya Gogo Gloriose. Waba uzi neza indwara ikomeye yishe umuhanzikazi wacu Gogo Gloriose? Hari byinshi utari uzi kuri yo, kandi kumenya ubu bumenyi bishobora kurokora ubuzima bwawe cyangwa ubuzima bw'uwo ukunda. Kurikirana iki kiganiro kugera ku musozo, uraza kumenya igitera iyi ndwara, umenye ibyiciro by'uko ifata, umenye uko wayirinda, kandi unamenye neza nimba iyi ndwara yandura. Jye tuganira ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze. Nitwa Miriam. Imvano y'urupfu rwa Musabyimana Gloriose ni indwara yitwa igicuri, ariyo yateje ingaruka zikomeye ziba arizo zica Musabyimana Gloriose. Niyo mpamvu iyi ndwara twayise nyirabayazana y'urupfu rwa Gogo Gloriose. Igicuri ni indwara ifata ubwonko, ikaba ituma umuntu agira ibikorwa bidasanzwe by'amashanyarazi mu bwonko, ari byo twita crise epileptique. Ubwonko busanzwe butambutsa amashanyarazi mu buryo bujyanye neza, ariko ku bafite igicuri bo hari aho amashanyarazi aturikira icyarimwe, bigatera kugagara bidasanzwe no guta ubwenge, ndetse hakivangamo n'ibindi bimenyetso. Umuntu urwaye igicuri aba ashobora kujya muri crise yacyo mu mwanya umwe, hashira undi mwanya agakira, ariko bidasobanuye ko akize burundu. Ashobora kandi kongera agafatwa na crise yacyo uwo munsi utararangira. Birashoboka nanone ko ashobora kumara igihe kinini atarongera kugagazwa n'igicuri, ariko nabwo bidasobanuye ko yakize burundu. Reka tuganire ku byiciro bya crise epileptique, cyangwa se uburyo butandukanye igicuri gishobora kwigaragazamo gifata umuntu. Icyiciro cya mbere ni crise tonico-chronique généralisée. Bisobanuye ngo umubiri wose urafatwa ugatitizwa ndetse ukagagara, imitsi yose ikamera nk'ihambiriwe. Ubu bwoko bwa crise epileptique bushobora kumara hagati y'amasegonda 30 kugera ku minota 2. Nyuma umurwayi agasubira mu buzima busanzwe, ariko aba ananiwe cyane. Icyiciro cya kabiri cya crise epileptique, cyangwa se uburyo bwa kabiri igicuri gishobora kwigaragazamo gifata umuntu, ni crise d'absence. Ahangaha umuntu ameze nk'udahari, agahita areka kwita ku byo yari ari gukora, agahagarara gato atavuga, areba kure cyangwa areba ahantu hamwe, ahatumbiriye gusa nta geste yindi akora. Twabyita nko kubura ubwenge mu kanya gato. Umuntu ashobora gusa nk'uri kureba kure, cyangwa se agasa n'uri mu nzozi, ukanamwitwaraho umwikomo rwose ngo aragusuzuguye mu gihe hari icyo wari umuvugishije cyangwa umubajije. Ageze muri iyo crise ariko we yari yafashwe, ntabwo yari ahari, ntabwo aba yakumvaga, nubwo aba ameze nk'aho wagira ngo arareba. Iyi crise d'absence imara kuva ku masegonda 5 kugera ku masegonda 15. Nyuma umuntu agakomeza ibyo yakoraga nk'aho nta cyabaye. Iyi ngiyi ariko ikunda kuboneka ku bana bato barwaye igicuri. Icyiciro cya gatatu cya crise epileptique, cyangwa se uburyo bwa gatatu igicuri gishobora kwigaragazamo gifata umuntu, ni crise partielle. Iyi ni crise iboneka mu gice kimwe cy'ubwonko, bityo ikagaragara ku gice kimwe cy'umubiri. Ni uvuga ngo ushobora kuba uri kumwe n'umuntu, wajya kubona ukabona ukuboko kuri kwizunguza, kukizunguza konyine atari kugukontorora, cyangwa wajya kubona ukabona ukuguru kuri kwizunguza, kukizunguza konyine atagukontorora kandi atanabihagarika. Ariko abasa n'ufite ubwenge ashobora no kukubwira ko yumva ashyushye igice kimwe cy'umubiri, akaba yabona n'urumuri wowe muri kumwe utari kubona. Ahita ahagarika ibyo yakoraga, ntavuga, ntasubiza,
amera nk'utakureba nubwo uba wagira ngo afite ubwenge. Ashobora kandi gukora ibintu atabyitayeho, urugero nko kunyeganyeza iminwa mu buryo butari kontorore, ukabona aranyeganyeza iminwa ariko atari uburyo buri volontere, atari we uri kubishaka, ariko byarangira ntiyibuke ibyo yakoze cyangwa ibyo yari amaze gukora wanabimubwira akaguhakanira. Icyiciro cya kane cya crise epileptique cyangwa se uburyo bwa kane igicuri gishobora kwigaragazamo mu gufata umuntu ni crise myoclonique. Iyi crise ishobora gufata igice gito mu buryo bworoheje, urugero hashobora gufatwa nk'urutoki, ukabona urutoki ruri kwikubita ari rumwe rwonyine, wanarufata rugakomeza rukikubita, na nyirarwo yarufata rugakomeza rukikubita rugatitira ari rumwe ruvuye mu zindi, cyangwa se ukabona ikiganza kimwe kirimo kirizunguza ukuntu gititira, ikindi ari kizima, n'ukuboko haruguru ari kuzima, cyo kimwe n'ikirenge. Ibyo nubibona rero ntibikagutungure, nabwo ni ubundi bwoko, ni uburyo igicuri gishobora kwigaragazamo. Ibi bimara amasegonda make cyane, akenshi bikunda kuba mu gitondo umuntu akibyuka. Hariho abantu bibaho bagakubita hasi wenda nk'icyo bari batwaye cyangwa se icyo bari bafashe, cyangwa bagahonda umutwe ku nzu cyangwa aho bageze cyangwa hafi y'aho begamiye cyangwa hafi y'aho bahagaze kubera kibageraho gitunguranye. Tuganire ku mpamvu zitera igicuri. Igicuri giterwa n'impamvu zitandukanye. Ku bana igicuri giterwa no kuvuka ananiwe cyane, cyangwa se mu gihe umufashe akagucika akikubita hasi abanje umutwe ahantu hakomeye nko kuri sima, ubwonko bukagira ikibazo agahita agagara, cyangwa se gahoro gahoro igicuri kikazidevelopa, maze mu gihe wenda muba mutakibuka, mwarabyibagiwe hashize igihe runaka, muba mutakibuka ko uwo mwana yigeze kwikubita hasi abanje umutwe, mukabona aragagaye, bigakomerezaho. Bishobora kuba hashize nk'ukwezi kumwe kugeza ku mezi 5 umwana yikubise hasi cyangwa yarakoze agisida abanje umutwe. Ku bantu bakuru igicuri giterwa no kuba warigeze kurwara imwe mu ndwara zikomeye nka malariya y'igikatu cyangwa se mugiga, cyangwa ukaba warigeze kugira indwara ya stroke. Kuba warakoze agisida ikomeye nabyo bishobora gutera ubu burwayi bw'igicuri. Igicuri kandi ku muntu mukuru giterwa n'uruhererekane rwo mu muryango, aribyo twita hereditaire. Mu gihe cyashize Gororiyoze watarataha yigeze kuvuga ngo yagize ibyago arwara ibirwara bya karande. Urumva ni karande kuko biza mu ruhererekane, biza mu maraso yo mu miryango. Hari n'igicuri kigira ibimenyetso ariko ukabura impamvu zigitera, ugashaka impamvu zacyo ukakibura, kiba gifite koze enkonikiri idiopatike gusa biraho. Tuganire ku bimenyetso by'indwara y'igicuri. Ku bantu bakuru, umuntu mukuru yafashwe n'igicuri ata ubwenge bitunguranye ndetse akanagwa hasi. Hari uguta urufuzi, kurashya amaguru, kwinyarira cyangwa kwikoraho kaka. Hari uguhekenya ururimi, kugagara umubiri wose cyangwa kugagara igice kimwe cy'umubiri. Ushobora kandi gutitira ingingo zimwe na zimwe z'umubiri ariko ntagagare kandi ntate n'ubwenge, bitewe n'icyiciro cya crise epileptique cyangwa se uburyo igicuri cyigaragajemo cyagufashemo nk'uko twamaze kubivugaho mbere. Ibimenyetso by'igicuri ku bana. Umwana muto ntuzamubonaho biriya bimenyetso tumaze kuvuga ku bantu bakuru, ahubwo umwana areba mu cyerekezo kimwe akahakanurira gusa, ntahumbye ntanahindukire, maze mu wundi mwanya ubwenge bwe bukagaruka. Ariko iyo atavuwe, bavurwe hakiri kare, indwara itari yakura, igera kure hashira iminsi myinshi ugasanga ihindutsemo igicuri gikaze. Ariko hakundi wumva ngo umuntu yabivanye mu bwana nk'uko Gororiyoze byavuye mu bwana, akaba ageze iki gihe aho cyikomplika, ingaruka zacyo zikaba arizo zimwica. Nanone kandi umwana ashobora kwikubita hasi ntagagare, hashira umwanya
akongera agahaguruka. Hakaba n'ubwo bimubaho inshuro nyinshi ku munsi. Rero igihe ubonye umurwayi w'igicuri amaze hagati y'iminota 10 n'iminota 30 akigagaye, afite na bya bimenyetso twavuze mbere, cyangwa se ukabona agagara buri mwanya, kuko twabonye ko ashobora kugagara inshuro zirenze imwe ku munsi, uba ugomba kumwihutana kwa muganga. Icyo nabaganiriza dusoza rero ni uko indwara y'igicuri itandura nk'uko bamwe babivuga. Waba ukoze ku murwayi, cyangwa ukoze ku nkari ze, cyangwa se ukoze kuri kakaze, cyangwa ukoze ku macandwe ye, ntabwo wandura, kuko igicuri ni indwara ifata ubwonko. Hari n'abavuga ngo iyo umurwayi w'igicuri agusuriye arakwanduza. Hoya rwose nabyo ntabwo ari byo pe. Tubafashe kuko ni abarwayi nk'abandi. Ndagushimiye. Niba ufite ikibazo watubaza, icyifuzo cyangwa inyunganizi watugezaho, twandikire muri komenti cyangwa se kuri WhatsApp nimero 0788 73 78 15. Mugire amahoro, nakagaruka. Ndagukangurira gukora like kuko ni ingenzi cyane, ukore subscribe, ukore kukazogera kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro.